Hello my people, uyu munsi rero mu kiganiro by'iwacu twabasuriye noneho aho bita ku Kijumba. Ikijumba se ni ibiki bikorerwa mu Kijumba? Hano nkuko muhabona ni ahantu hakorerwa process ibintu bijyanye n'ibijumba. Ntabatinde reka twinjire muri byinshi bigendanye n'ibijumba, ndagenda mbibasangiza uko mugenda mukurikira. Dukomeze dukurikira ikiganiro by'iwacu gusa. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Shafiki Damascene, ni gishinzwe ibikorwa bya company yitwa Duhange ku by'iwacu Limited cyangwa operating manager. Ni company rero ifite ni business yitwa Ikijumba One Stop Shop. Ikiganiro cyacu dukunze gusura abarwiyemezamirimo batubwira aho bavuye n'aho bageze, banatwereka ibikorwa bya muri rusange. Birambuye cyangwa byimbitse wadusobanurira ni ibihe bikorwa mukora muri iyi kampani yanyu? Iyi kampani igira ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko byose bigaruka ku kijumba cyangwa se bifite imizi ukuri guhesha agaciro ibikorerwa iwacu. Ubundi niho umuntu yahera. Dufite imizi mu guhesha agaciro ibikorerwa iwacu, ni nayo mpamvu usanga twayitiriye ikijumba kubera ko product dukora hafi ya zose zigaruka ku kijumba. Ni business rero ifite ibice bitandukanye. Nkuko mwahabonye dufite amaresitora, tukagira amaguriro cyangwa alimentation, tukagira coffee shop itunganya ikawa, tukagira uruganda rutunganya ibijumba tugakuramo product zitandukanye zirimo imigati, biscuit, amandazi, amakeke, amacapati n'ibindi byose. Tukagira amacumbi ndetse na sale ziberamo inama n'amahugurwa n'ibindi bikorwa byinshi. Resitora, coffee shop n'ibindi uri kutubwira n'amacumbi, biraza guhurira he na business y'ikijumba? Byose iyo urebye bifite ahantu bihurira n'ikijumba. Ni ukuvuga ngo duhereye kuri sale, dufite sale ziberamo amahugurwa. Ni amahugurwa yo ashamikiye kuri cya kijumba cyacu. Ni urugendo rurerure. Ni ukuvuga ngo dukorana n'abahinzi kugira ngo baduhe umusaruro nuko tugomba kubigisha kugira ngo bamenye ukuntu bagomba guhinga ibijumba, bamenye ukuntu bagomba kwiyongera umusaruro kubera ko tuba dukeneye umusaruro mwinshi, n'umusaruro dukeneye kandi ugomba kuba ari umusaruro ufite karite umeze neza, tukawuhesha agaciro ariko nibura babanje kuba ari umusaruro mwiza. Dukora amahugurwa rero y'abahinzi, tugakora n'andi mahugurwa atandukanye yumvikana. Iriya sale ishobora kuberamo n'ubukwe, ishobora kuberamo inama zaba iz'abakozi ba leta, iz'abikorera. Hanyuma abantu bakoreyemo amahugurwa baba bagomba kugera n'ahantu bacumbika. Harimo amacumbi rero, umuntu ari muri aya mahugurwa ashobora gucumbika muri iyo sale, umuntu ari ku rugendo akagera hano hafi ashobora gucumbika muri iyo sale, ariko niba agiye gucumbika muri iyo sale agomba kugera n'ahantu arafatira amafunguro. Niyo mpamvu dufite amaresitora atandukanye, niyo mpamvu dufite coffee shop, umuntu akeneye agakawa kameze neza yakahafatira. Niyo mpamvu dufite iguriro, hano ni ku muhanda wa kaburimbo ugendwa cyane. Ni ukuvuga abantu bavuye mu mujyi wa Kigali cyangwa bajyayo bavuye mu byerekezo bitandukanye by'uburasirazuba ndetse no hanze y'igihugu, abenshi banyura muri uyu muhanda. Ni nayo mpamvu twashyizeho ahantu abantu bashobora kugurira ibintu bitandukanye, abantu bashobora kwiyakirira, ahantu abantu bashobora gucumbika. Muvuye kuri ibyo rero turagaruka wenda ku ruganda. Twahuguye abahinzi, babonye umusaruro wabo barawushyira hehe. Iyo mukurikiranye neza mu myaka yatambutse, muzi ko hari igihe hari ibihingwa bigenda bitakaza agaciro, harimo n'ikijumba, ndetse murabizi ko n'ukuntu byagiye byitwa amazina atandukanye. Ibijumba bagiye babyita Roko Defense n'andi mazina maraza abanyarwanda benshi barayazi. Buriya abanyarwanda benshi ibintu bishingiye ibijumba barabizi cyane. Rero umuturage yigishijwe, yamenye uko agomba guhinga ikijumba, yamenye uko agomba kongera umusaruro wacyo, yamenye uko agomba kongera ubwiza bw'umusaruro. Ikijumba noneho aragishyira hehe. N'imibona byinshi ashobora kubona byinshi bikamunanira kubirya, akabura n'isoko. Twebwe rero twaje kugira ngo bya bijumba byateshejwe agaciro, twebwe tubihesha agaciro, tubikoremo ibindi bintu. Impamvu ni uko ushobora gusanga biteshwa agaciro kubera ko wenda abanyarwanda bamenyereye kurya ibijumba bitogosheje, bakabirya gusa bikabarambira. Turashaka gukora noneho product zituma umunyarwanda atarambirwa ikijumba, ku buryo
turagikoramo umugati, tukagikoramo irindazi. Muzi ko buriya mu Rwanda iyo urebye usanga ibikomoka ku ifarini bikunzwe cyane. Hanyuma wanareba ugasanga iyo ukurikiye nk'ingaruka twagize ku ntambara y'Abarusiya na Ukraine, usanga twagize ikibazo gikomeye cyo kubura ibikomoka ku ifarini. Twebwe rero turashaka gukemura icyo kibazo. Turashaka ko Abanyarwanda tudakomeza kugira ikibazo cy'uko twabuze ifarini kubera ko tudahinga ingano nyinshi. Turebe niba hari ibindi bintu bishobora gusimbura ya farini, tugakoramo product zagira agaciro cyangwa zisombye agaciro ka bya bindi byakorwaga mu mafarini. Dufite rero uruganda rutunganya ibijumba. Umuturage wa wundi twamuhuguye yabihinze, yabonye umusaruro, arabizana tubyakire, tubigure ku mafaranga kandi atari makeya, hanyuma dutangire urugendo rwo guhesha agaciro no kubitunganya. Birumvikana ko ni urugendo rurerure kuba mwaratangira ibintu bigaragara ko iki ni igikorwa cyagutse. Dusangize cyangwa usangiza abadukurikiye muri rusange urugendo rwanyu kuva mwatangira, kuba mugeze kuri iki gikorwa kingana gute? Sudi, mwatangiye gute kugeza aka kanya kugira ngo n'abantu badukurikiye bamenye ngo aho mwavuye n'aho mugeze? Ni urugendo rw'imyaka itari mikeya. Ni urugendo rwatangiye ari igitekerezo cy'umuntu ku giti cye, igitekereza hanyuma ashaka kuyishyira mu bikorwa, ariko kiza no guhurirana na gahunda ya leta cyangwa se n'umuhigo w'akarere ka Rwamagana wo kugira ahantu abantu bashobora kuruhukira nk'ahangaha ku muhanda, bashobora gufatira akantu. Biza kuba bibaye umuhigo rero abishyiramo imbaraga kurushaho. Ni n'urugendo buriya iyo ugize ibintu nk'ibi ngibi by'urugendo rumara igihe kirekire gutya, byanze bikunze hagenda habonekamo n'ibicantege, umuntu abona ko ibintu hari bitazashoboka, ubona ko ni ibintu byasabye imbaraga nyinshi, kandi wareba ugasanga ubushobozi bwo kubishyiramo wenda bibaye bukeya. Ni urugendo rumaze imyaka myinshi cyane. Ntekereza ko ari imyaka iri muri ibarirwa muri 20. Ni myinshi. Rukaba rwarashyizweho iherezo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 ukwezi gushize, umwaka ushize. Nibwo twabitangiye ku mugaragaro, ariko ari urugendo rumaze imyaka myinshi. Ariko urugendo rurakomeje kugeza ubu nk'uko nabivuze, aho tugeze harashimishije, ariko n'icyerekezo dufite ntabwo ari icya hano hafi. Ngo ahangaha ni mu macumbi, nkuko nabwiye, kubona umugati w'ikijumba ni urugendo. Bihera mu murima, umurima nawo kugira ngo tubone ikiva mu murima, ni uko umuturage tubanza kumwigisha no kumuhugura. Rero dufite sale iberamo amahugurwa. Iyo avuye mu mahugurwa araza akajya mu icumbi hano akaryama akaruhuka. Aka kanya twinjiye mu ruganda nyirizina, reka badutembereze noneho turebe ikijumba gikorwa gute, gitunganywa gute, bya bindi byose twabonye noneho batwereka uko bikorwa. Tubahaye ikaze mu ruganda rutunganya ibijumba. Aha niho twakiriye ibijumba birinjiye bivuye ku muturage, biraje turabyakiye, turabipimye. Iyi ni imashini yoza ibijumba, niyo twogerezamo ibijumba, ariko dushobora kogerezamo ibijumba bikeya nk'uko mubibona, ntabwo ari imashini nini. Dufite ahandi hantu twakira ibijumba byinshi tukabyoza, ubundi tugakomeza mu ruganda. Ni karibu rero. Tuvuye koza ibijumba noneho dukomereje dukomeje hano mu ruganda bitunganya. Tumaze kuva hariya twogereza ibijumba, noneho aha tugeze hakorerwa iki muri rusange? Ni ukuvuga ngo bya bijumba twabyakiriye, twabipimye, twabyogeje bisa neza, turabizana noneho hano tukabitunganya, turabiteka, twarangiza tukabihata bya bishishwa by'inyuma tukabivanaho. Ibijumba rero ngibi turabifite aha ngaha. Iki kijumba dufite ni icyamaze guhatwa, gikuye ibishishwa. Ndabona bimeze nk'ibitogosheje. Yego, biba bitogosheje. Ariko ubu n'ubwoko bw'ibijumba ndi kubona bisa nk'ibiti. Ibi ni ibijumba abanyarwanda bakunze kwita ibya karoti. Bifite karotene cyangwa se bya oranje. Nibyo mukoresha byonyine cyangwa n'ibindi murabyakira? N'ibindi turabyakira, ariko bikorwamo product zitandukanye. Ibi nibyo dukunda gukoresha mu migati, mu mandazi, muri keke n'ibindi. Biriya bindi rero turabyakira, ariko tukabikoramo tukabikora mu buryo busanzwe, kubyotsa, kwa kundi umukiriya ashobora kuza yicakira gutambukana ikijumba cyo kurya cyokeje,
tutararenga aho ngaho ibi bijumba umuntu ashaka kubihinga ari byo byonyine mu murima bikaba ari cyane rwose cyane abaturage benshi binaha barabihinga. Tumaze kubona ko ibijumba byacu bitogosheje birangiye, hakurikiraho iki? Hakurikiraho imashini ibisya. Tugiye gukomeza ku mashini ibivanga noneho kugira ngo umugati uboneke, kugira ngo irindazi riboneke, ntabwo ari iki kijumba gusa, hari ibindi bintu tugenda tuvangamo. Rero tugiye kujya mu mashini noneho ibivanga. Tumaze gusya ikijumba cyacu, iyo idufasha iki? Iyi mashini ni ukuvuga ngo icyo idufasha ni ugufata, ni ukuvanga. Irafata cya kijumba twaseye tuvange n'amagi n'amata n'ibindi bintu byose biteranywa bikabyara umugati. Wa mutsima wacu w'ibijumba gusa twawuzanye hano, tuvanzemo amata, tuvanzemo amagi, mbese ibintu byose bivangwa kugira ngo tubone umugati byose twabishyizemo hano. Iyi mashini rero ubu iri kubivanga. Ni ukuvuga ngo twamaze kubona bya bijumba byacu, twabijyanye hahandi byogerezwa, twabitetse, twabitonoye cyangwa twabihase, twabijyanye muri ya mashini noneho ibisya. Ubu noneho ikigezweho ni ugufata bya bijumba tukabivanga n'amagi, tukabivanga n'amata, tukabivangamo utuntu twinshi duteranywa tukabyara noneho umutsima cyangwa pate ishobora gukorwamo umugati, ishobora gukorwamo irindazi, ishobora gukorwamo keke cyangwa capati n'ibindi byose. Ubu tugiye gukora umugati wacu. Umugati wacu ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo turi kuwutegura kuwukora, turakata umugati. Twari tuvuye hariya, bamaze gutunganya cya gipondo cyacu. Aha tugeze noneho wakora. Aha tugeze rero ni ukuvuga ngo ikijumba cyacu nacyo gikora urugendo. Aha ngaha kigeze mu ifuru. Iyi ni ifuru rero yotsa imigati. Aha ngaha igipondo cyacu cyabonetse, tunakase forume dushaka. Dushobora kuba dushaka sandwich, dushobora kuba dushaka iyo bita milk loaf, ni imigati ariko irimo ibijumba, irimo n'amata. Dushobora kuba dushaka umugati witwa butter loaf, ni umugati urimo bata n'ibijumba, ukozwe muri bya bijumba. Rero hano turawuzanye, ubu ngubu tugiye kuwuteka cyangwa kuwotsa. Aha rero nk'uko nababwiye nyine ni ifuru yotsa imigati. Ubu imigati yacu irahiye, twashyizemo imigati mibisi nyine. Ubu ngubu dusohoye umugati uhiye, ni umugati mwiza cyane umeze neza. Ubu ngubu turi kuyarura. Nsengimana Emmanuel, aba muri ibintu bya patisserie, abankorera hano ku Kijumba. Ibi ngibi nabitangiye, nabanje kujya mu ishuri ndiga, maze kurangiza njya gukora stage muri diplomate, ariko mu gukora stage nza kwirangiza mbona akazi aho bita Erasmana yakoreraga hariya ku Gishushu y'Abakoreya. Urumva ko mbifitemo uburambe kuko natangiye kubikora 2014. Ahantu bitandukaniye umugati ukoze mu kijumba n'usanzwe udakozwe mu kijumba, ufite ukozwe mu kijumba ufite uburyoshye cyane kuruta, kandi wumva ko ukomeyemo ukuntu rwose wegeranye, ariko uri usanzwe uba woroshye, kuko nawe urabibona ukuntu uba woroshye uratugura muri botike. Ni ukuvuga ngo ntabwo byigeze bingora, kuko ibintu by'ifarini mbizi ntabwo byigeze bingora. Upfa kuba iyo ufite ibijumba ukaba ufite n'ibindi bintu uzi, ugenda ukaba uzi imibare y'ibipimo, ntabwo bikugora, ku buryo iyo uzi gukoresha iriya mashini ivanga wayibonye, ntabwo bikugora rwose. Mu bigendanye no kwiyemeza imirimo, ubundi hakunze kuzamo gucika intege cyangwa se guhura n'ibibazo, ariko umuntu agakomeza. Mwebwe muri rusange, muri uru rugendo mwatangiye rwo kwiyemeza imirimo, ni izihe mbogamizi mwigeze muhuramo mugacika intege mukumva mwanabireka? Mu ishoramari buriya ibintu bica intege abantu biba byinshi. Gutekereza isoko,
gutekereza ibikoresho. Buriya muri bizinesi nk'iyi ibikoresha ibintu byinshi. Turebye nk'igiciro cy'amazi n'umuriro n'urugero, ibiciro kugeza ubu ngubu ubona biri hejuru, kandi uruganda buriya rukoresha amazi menshi n'umuriro mwinshi. Kubona abakozi b'inzobere muri ibyo bintu ntabwo ari ibintu biba byoroshye, cyane ko ari bizinesi ije mu Rwanda itari isanzwe ihari. Kubona abantu bazobereye gukora ibyo bintu ntabwo ari ibintu bitworohera. Mbese ni ibintu nk'ibyo ngibyo byo kubona ubushobozi, ibintu bica intege abantu. Burya muri bizinesi nk'iyi kenshi aba ari ukubura ubushobozi. Ukabona ufite igitekerezo, ufite n'aho ushaka kugera, ariko kubona ubushobozi bwo kukugeza aho hantu ugasanga buri kugenda buba bukeya. Ni naho mpamvu ubona urugendo rwabo bafashe imyaka myinshi. Iyo umuntu aza kugira ubushobozi bwinshi, ni ibintu byari guhita bikorwa bigahita birangira. Aho kubera ubushobozi ari bukeya ugenda wongeranya urugendo rugafata imyaka myinshi gutya. Elias Uwimana, akazi nkora hano Mucoma, notsa inyama, tugakora igiti, tukotsa inkoko n'amafi, n'ibirayi n'ibigori n'imyumbati. Ikijumba nicyo specialite ya hano dukorera. Ibindi biza ni ibyo bagenda bafatisha ibijyanye n'inyama, ibirayi, imyumbati, amafi n'inkoko. Birumvikana ko hari imbogamizi mwahuye nazo, ariko burya rwiyemezamirimo mu gutangira imirimo, mu kuba yakomeza, hari aho umuntu agera akishimira ibyo ari gukora. Mwe n'igihe mwageze mukabona mwishimiye ibyo muri gukora, mukavuga ati ubu noneho twakomeza. Ikintu kidutera imbaraga bwa mbere ni ukubona ko abantu bashimishwa n'ibyo dukora, bakumva ko atari ubusazi, nubwo turi gukora ibintu byari byarateshejwe agaciro, ariko bakumva ko ibintu turi gukora ari ibintu byiza. Wenda umuntu akibyumva aba yumva ari ibintu bitanashoboka. Umubwiye ngo ugiye gukora umugati mu kijumba aba yumva bidashoboka, cyangwa kumva ko wenda bishobora gushoboka, akumva ko ari umugati uzaba uciriritse cyangwa mubi. Ariko uyu munsi iyo urebye nk'imigati dukora, ni imigati ikunzwe cyane, imigati ikunzwe cyane ku buryo unayikoze ukayishyira hariya, ugashyiraho ifarini hariya, byanze bikunze y'ibijumba ihita ishira. Rero icyaduteye imbaraga cyane ni ukubona ko abantu banezezwa n'ibyo dukora, kandi twagiye tubona n'ubufasha bwa leta, reka mbyite gutyo. Buriya leta ishobora kutaguha amafaranga, ariko umuntu ashobora kutaguha amafaranga, nibura akakubwira ati courage, ibyo ubwabyo biragufasha. Bazira yanjye ni Ndayize Olivier, aba nkora muri iyi kampani yitwa Ikijumba. Ni ukuvuga ngo nubwo product zacu zikorwa mu kijumba turabyakira, ariko abakiriya baba bakeneye kumenya n'ibindi bintu bishobora kuvamo udushya duhanga, n'ibindi byose biva mu kijumba. Ni ukuvuga ngo rero ibyo product zacu z'ibijumba n'ubundi turazakira, tukazikorera, twamara kuzikorera, nyuma birangiye nibwo tuzishyira ahangaha tukazihereza abakiriya bacu. Impamvu uruganda rugomba kugira icyumba nk'iki ngiki ni ukuvuga ngo ntabwo umukiriya wacu azaza mu ruganda, niyo mpamvu tugomba kugira iki cyumba kugira ngo ariho tumurikira ibikorwa byacu byavuye mu bijumba. Indangagaciro zikwiye kuranga rwiyemezamirimo mwiza bwa mbere ni ukugira intumbero, kugira icyerekezo, kandi akagira izindi ndangagaciro zimufasha kugera kuri icyo cyerekezo. Buriya haba harimo kugira ukuri mu byo akora, haba harimo umuhati. Umuhati ni ukuvuga ngo ibikorwa nk'ibi biba bisaba gukora umwanya munini, gutekereza cyane, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ajya abivuga, gutekereza byagutse. Buriya kugira ibikorwa nk'ibi ngibi bisaba gutekereza mu buryo bwagutse, n'ubu ugitekereza hano hafi gusa. Ugatekereza, ntutekereze ikijumba uri kugiteka mu nkono ukakirya, ugatekereza ikijumba uri kugiteguramo umugati, ugatekereza ikijumba uri kukivana hano ukakigeza i Kigali, ugatekereza ikijumba uri kukivana i Kigali ukakijyana hanze. Rero rwiyemezamirimo akwiye kugira icyerekezo, kandi akagira uburyo indangagaciro zimufasha nyine gushyira mu bikorwa icyo cyerekezo afite.
nubwo tuba twasuye ba rwiyemezamirimo ariko ahanini tuba dukeneye ubujyanama muri bizinesi. Hari nk'abantu bari kutureba cyangwa urubyiruko rudukurikiye rwacitse intege bavuga ngo ntabwo umuntu ashobora gukora bizinesi nk'iyi growing up igere nk'aha, nizihe nama mwabagira? Ntabwo buri gihe gutangira urugendo nk'uru biba bisaba ko uhera ku bifatika cyane. Ushobora guhera ku bidafatika kugira ngo ugere ku bifatika. Iyo urebye, reka twe no kureba ibyacu gusa, ukurikiranye amateka abantu batangiye bizinesi zikomeye, abantu benshi bagiye batangira ku bintu ubona bidafatika, ariko kubera ko icyambere burya no kugira icyerekezo, kugira aho ushaka kugera, ukagira intumbero, ukavuga uti ntangiye gutya bidafatika ariko ndashaka kugera kuri iki kintu. Rero nicyo nabwira abanyarwanda cyangwa n'abantu muri rusange, ntabwo ari ngombwa ko bazajya bahera ku bintu biremereye cyangwa bifatika. Ashobora gufata guhera ku bushobozi hafi ya ntabwo kugira ngo azagere ku bintu nk'ibi ngibi bikomeye. Kuva natangira bino bintu mbega byamfashije kubaho neza nasabiriza, kuba mfite ubuzima bw'izungu, kuko ushobora kwigurira inkweto, nkigurira ipantaro, nkagura n'imishinga myinshi rwose, wubaka ushaka n'ukuntu wakwiteza imbere mu buryo bw'ubuzima nta kibazo. Abantu bapinga bino bintu icyo nababwira ni uko ntabwo bakabaretse kubipinga bakajya kubyiga, ko bino bintu ni umwuga wagutunga kuva mu busore bwawe kugera ushaje. Impamvu wakagombye kubyiga ni umwuga cyangwa se ni ikintu cyagufasha mu buzima bwa buri munsi, kuba utabura akazi cyangwa se ngo ubushomere, kuko ibi ngibi ni ibintu biri ahantu hose umuntu wese yagukenera, cyangwa se nawe ukishingira ibyawe, ugakora bizinesi ukazamuka nk'abandi. Icyo nabwira urubyiruko no kuvana amaboko mu mifuka bagakora. Dufata urugero nk'ubu niba dutangiye guhesha agaciro ibijumba, urubyiruko kugeza ubu ngubu nubwo dufite ubutaka bukeya mu Rwanda, ariko ntabwo umusore wo mu Rwanda cyangwa inkumi yo mu Rwanda ntabwo ari bose babura ahantu biharika ibijumba. N'urugero ubu byagize agaciro. Rero icyo nabwira umunyarwanda cyangwa se urubyiruko muri rusange ni ukuvana amaboko mu mifuka bagakora. Ntabwo se bavuga ngo bakore ibijumba gusa, bahinga ibijumba gusa, ibintu byinshi byo gukora birahari. Niba twe twaratekereje gutangira gutunganya ibijumba no kubihesha agaciro, hari ibintu byinshi ashobora gukora. Nk'ubu niba dutunganya ibijumba, hari umuntu ushobora kubigura akabizana aha ngaha. Iyo taransiporo burya yakorwa n'urubyiruko, uko kubitunganya bikorwa n'urubyiruko, uko kubicuruza ku isoko turangije kubitunganya burya byose bikorwa n'urubyiruko. Isimbi Sylvie, ndi umwe mu bakozi bakora Kijumba One Stop Coffee Shop, ndi umwe mu bashinzwe kwakira abakiriya. Ubundi ikintu cya mbere byamfashije uko naba muri sosiyete cyangwa se uko nabana n'abandi bantu, nkamenya kuganirira mu bantu nyine, bikarushaho no kumenyana n'abandi bantu, kuko hano haza abantu b'ingeri zose, abo hanze, abanyamahanga b'i Kigali, nyine hano murabona ni ku muhanda, abantu bose rero barahaza. So rero nahigiye kubana n'abantu bose bitewe n'imico yabo, hari akantu ka improvement kaje. Dusoza, ni izihe nama za nyuma wagira abaturarwanda mu bigendanye no kwiyemeza? Mu bigendanye no kwiyemeza imirimo, icyambere nyine ni cya kintu nahoze mvuga cyo gutekereza mu buryo bwagutse. Usanga abantu batinya gushora mu bikorwa bitandukanye, ugasanga wenda nabitekereza ariko agagira impungenge ko ashobora guhomba. Buriya nta muntu ushobora gukira cyangwa se kugira ahantu agera atatekereje mu buryo bwagutse gutyo ngo ashyire ku bwoba. Icyo nasaba abanyarwanda rero ni ugushyira ku bwoba, bagashora imari yabo mu bikorwa kandi bishobora kugira umumaro abanyarwanda benshi. Murakoze.
tubonye byinshi rero tuganiriye na rwiyemezamirimo wacu atugiriye inama. Ikintu tubwiye cya mbere ni ugutinyuka, aho muri mwese mukuri iki kiganiro iby'iwacu mutinyuke, nta kidashoboka nk'uko yabituganirije, kandi mubonye ko nabo igikorwa batangiye cyo gukora ku kijumba gusa, mubonye ibikorwa byabo, mubonye aho bamaze kugera. Twizere ko namwe mwari muri iki kiganiro hari icyo mubonye, cyangwa se hari igitekerezo mwungutse kuba mwagira icyo mukora, cyangwa se mu bigendanye no kwiteza imbere namwe mukiteza imbere. Reka tubashimire kuba mwari mukurikirana ikiganiro iby'iwacu, kiba kibageza gahunda manzemwe. Dusubire ubutaha.